iyo umaze kunzanira amazina rero ntago nkutegeka kujya gushaka wa muntu kuko wanzaniye amazina ye kandi amazina ye niyo wa muntu. Amazina yarahagije mbikorera ahangaha kuri Rihembe, namara kubikorera kuri Rihembe nkatanga inzoga, nkatanga amata, nkatanga uburo, ibi byose muri kubona ahangaha. Ukagenda ukigira mu rugo wa muntu akaza akagushaka akubwira ati nanjye ntinakubona sinsinziye. Kabaho noneho nabaza bavuga bati ngewe urukundo rwarandenze, ntago ruri gutuma niga, ntago ruri gutuma nkora akazi, biratuma mva mu kazi nkajya kureba wa mukobwa ni wa musore se, kwiga ndajya gusoma kanza mu bitekerezo nkumva birananiye, ati no kurya byarananiye reba ukuntu nabaye, ati narananutse numva ngiye gupfa. Ubu rero ndamufasha, namara kumufasha rwa rukundo rukagabanyuka rukamuvamo, akumva atuje, akumva afite amahoro. Nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV, nshimira abantu mudukurikiye muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye n'abari mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye. Uyu munsi turi ku muvuzi gakondo cyangwa se umupfumu, biterwa n'inyito ya buri wese cyangwa se uko yiyita. Ndagira ngo hari wenda mbere yuko tuza kuganira hano twibwire wenda uko we yiyita nuko bamwita, kuko byombi hari igihe y'ubihuje usanga ari bwo umuntu amenya umuntu wari we. Mwakoze cyane kudusura, turabashimiye kuba mwagezi wacu mukifuza kumenya ibyo dukora n'uburyo dukoramo, ni byiza cyane. Ariko nkuko mbaje uti niba uri umupfumu, niba uri umuvuzi gakondo, natwibwire n'amazina. Nge rero nkaba nitwa Habishuti Jean Pierre, niyo mazina yanjye. Nkuko rero wari ubimbaje uti niba uri umupfumu cyangwa se niba uri umuvuzi gakondo, ayo mazina yose ni meza, ngira ngo yose ndayemera ni nayanjye. Kenshi niko batwita abapfumu, kandi nanjye ndabyemera ko ndi umupfumu. Umupfumu ni ijambo ryoroshye cyane, risa n'irisobanura gupfumura, nko gupfumura nk'ikintu, gupfumuramo imbere, kwinjira. Ni ukuvuga ngo rero ndi umupfumu kubera ko mbasha gupfumura nkareba ibiri imbere mu muntu, nkamenya ikibazo afite atagombye kukimbwira. Nicyo bishatse gusobanura umupfumu. Nkaba ndi n'umuvuzi gakondo rero, nkuko mubibona, akaba ari impamvu dufite iyi miti, dufite n'ibi bintu byose tumaze. Ni byinshi, ahubwo hari n'ibitari hano bitagaragara. Bigomba kuba byinshi bikarenga ahangaha, nkuko indwara nazo ari nyinshi, bigomba kuba byinshi cyane. Ariko ubundi umuntu aribaza buriya ngo akenshi twumva ko ubupfumu kuva kera byabagaho, tubyumva batubwira yuko umwami yajyaga kuraguza mbere yuko ajya gutera n'ibindi byabagaho kera, ariko hari umuntu akumva ko ari ibintu byarangiranye n'icyo gihe, kuko ngubu bidakenewe cyangwa se bitakibaho. So kutsimbarara ko hahise kuki bikibaho ibi bintu bibaza iki? Ahubwo ngira ngo mumbajije neza cyane, ngira ngo ahubwo kutabikora ni ukutabisobanukirwa, ni no gutakaza umuco gakondo w'Abanyarwanda, w'abasogokuru n'abasogokuruza. Kuko usanga abantu muri iki gihe bataye uwo muco wo guterekera no kubandwa, no kuragura no kuraguza, noneho bigira mu mico ya kizungu, ariyo ijyanye no kujya gusengera mu nsengero, guteranira mu nsengero. Noneho ibyo basogokuruza bakoraga bijyanye no guterekera no kubandwa, abantu barabitaye. Noneho muri kwa kubita kandi babita biri mu mibiri yabo, mu mitwe yabo, mu gisekuru cyabo, mu bana babo. Noneho ugasanga nibyo bibatera bya bibazo n'ingaruka zikomeye. Ugasanga umuntu ntashobora kuryama, ntashobora gusinzira, ntashobora kugira amahoro, agira ibintu byikubita hejuru y'inzu, agira ibimuvugira mu mubiri, agira ibimukangura, kubera yatatiye wa muco gakondo w'Abanyarwanda wabase n'abasekuru. Tukiraho witwa Jean Pierre, ni izina mu muco tumenyere ko tuvuga ngo ni izina ngo ry'iri Kristo wabatijwe. Wowe ujya mu rusengero? Ujya mu rusengero? Ntago njya mu materaniro cyangwa se mu rusengero, kuko ngewe mfite nanjye ngira Bibiliya hano, kandi numva atari na ngombwa ko najya kujya guteranira hariya. Kubera iki? Bibiliya urayemera? Ndayemera kuko kuyemera kwanjye nyifata nk'igitabo kirimo ubuhanga bwinshi, nta kagombye kwirengagiza, kirimo n'amateka ngomba gusoma nkagira. Hari abantu bavugamo ngo muri Bibiliya ngo Yesu cyangwa se iyo ukurikiye imihango ya Gikristo usanga arimo kurwanya abapfumu n'abakonikoni.
Utamva ko igitabo utunze kikurwanya. Rero ibyo bya Yesu na Yezu tubona muri Bibiliya, tubisoma nk'amateka, abantu bakabyizera bataramubonye bataranabibonye, noneho bigakuraho ibyacu. Noneho rero ari ibyo bya Ryangombe rya Babinga, rigakuraho abacwezi, rigakuraho ba nyina wa Ryangombe, bigakuraho za mandwa zacu twebwe twakoreshaga kera, cyangwa se twizeraga zikadufasha tukagera kuri byinshi. Ugasanga abantu barazitaye, ahubwo bajya muri za mandwa z'abazungu. Tukiri kuri ibyo se, mbwira ikintu kibi byazanye, mbwira uti kugeza uyu munsi umuntu bandwa yunguka iki ngiki, utabikora ahomba, umuntu uterekera yunguka iki ngiki, utabikora akajya mu rusengero ahomba. Cyo inyungu yaboneka mu guterekera, no kubandwa, numva ari yo ahubwo nyinshi cyane kuruta abagana mu nsengero. Gute rero? Kuko mu bantu benshi njya nakira hano, baba bafite ibibazo by'imandwa, ibibazo byo kudaterekera, ibibazo byo kutabandwa, ibibazo byo kuba barabanzwe bakabivamo bakajya gukurikira imana z'abazungu, kujya mu gufata ibisekuruza bya ba Dawidi na ba Salomo na ba Yakobo, akaba ari byo bizera, bakirengagiza bya bisekuruza by'iwabo baterekeraga babandiwe. Iyo batabikoze rero bigenda gute ibyo ngibyo byo guterekera no kubandwa, kandi mu muryango byari bihari. Niho uzajya ukumva ahantu ngo amabuye aratera hejuru y'inzu, abantu bakarara bategereje abantu batera amabuye hejuru y'inzu bakabashaka bakababura, ari ukubera za mandwa batagize icyo baha. Cyangwa se ugasanga umuntu aravuga ati mfite inyatsi ni ukwamburwa, cyangwa se no gufata ikintu ntugire icyo ugeraho. Za mandwa kubera ko atazihaye, atazumviye, yazibandiwe, yanze kuzibandirwa, kandi mu gisekuruza cyabo zirimo, ni ukuvuga ngo ziramukurikirana. Kwa gushaka k'umugore akazana umudamu, bagahora bashwana, hakaba induru mu rugo, bakabana bakarara barotaguzwa. Bigira ingaruka nyinshi ku bantu babyirengagije ntibabikore. Niho usanga abantu ahubwo bajya mu madini, bamara kujya muri ya madini turi kuvuga, ugasanga bamaze kugeramo, ugasanga ahubwo uragirayo ugasanga harimo abapfumu naho, ugasanga barahanura, umuntu akakubwira ibibazo wagize, uko waje wambaye, ngo arabyeretswe mu rusengero. Ese biterwa n'iki? Biterwa na za mandwa z'iwabo aba yakuye iwabo mu rugo, akazihunga zanga, bikarenga zijyanye mu rusengero, ahubwo zikazamwereka n'ibyo mu rusengero. Reka tukiri kuri icyo, hari abavuga bati abapfumu bivuzi gakondo ni abakozi ba Satani, niko abakristo benshi babita. Wowe ibyo bivugaho iki? Oya, ntabwo turi abakozi ba Satani, kuko icyambere mu byo dukora dukoreshamo imiti nk'uko muri kuyibona, imiti itandukanye, ibiremwa Imana yaremye, ari byo by'ibi byatsi dufite ahangaha byinshi twifashisha, byaba ibyo dukura hano mu Rwanda n'ibyo dukura hanze y'u Rwanda, kubera ko bifite umumaro wo gufasha abantu. Ubwo rero abantu bajya kuvuga ngo turi abakozi ba Satani cyangwa se ba Shitani, nubwo abantu babivuga batari banayibona, ahubwo wazana nk'uwo w'Imana nawe yambwira ahubwo uburyo akorera iyo Mana, akambwira ati ngenda umukozi w'Imana. Kuko ntabwo mpfa kubyumva, kuko icyo gihe ugiye kumbaza icyo kibazo wabaza nk'abantu babayeho mbere hatari haza aya madini, n'uriya mwami w'u Rwanda bafashe bakajya kumuta Cyangugu kugeza nubwo bamufata bakajya kumuta muri Kongo. Wajya kwibaza ngo mbere yaho ayo madini ataraza, abanyarwanda b'icyo gihe bari abapagani, kandi babagaho bizera Imana, bakavuga ngo Imana yirwa handi gataha i Rwanda. Ni ukuvuga ngo bari abakirisitu, barasengaga, bari abantu b'Imana, bakoraga ibintu byose bakabikora neza. Uwukoze nabi bakaba bazi yuko akoze nabi, kandi Imana izabimubaza akanabihanirwa akajya mu rutazima. Reka tujye wenda twinjiremo imbere mu bikorwa ukora. Nabonye hano nyine nk'uko twabivuze hari imiti myinshi. Hano hantu ukora iki, ufasha abantu bameze gute? Ahantu rero nk'uko muri kubibona tuhakorera ibintu byinshi, tuhavura indwara nyinshi zitandukanye ku bantu bafite ibyo bibazo byinshi bitandukanye, baba ari abantu batewe n'izo za nyabingi, cyangwa se batewe n'ibicumbi by'iwabo banze gukorera, banze guterekera bakanga no kubibandirwa, cyangwa se bakaba barabibandiwe ariko bakanga kubiterekera bikabagaruka, bikabatera. Twebwe tubafasha kuba twabaterekera cya gicumbi cyabo, bakajya bagiha inzoga, bakagiha amata nk'uko natwe tugiha ahangaha, bakagira amahoro. Cyangwa se tukaba twanabaha n'uburyo bwo kubahagarikira cya gicumbi, nabyo birashoboka.
urimo nakoresha amazina cyangwa se amagambo abantu benshi bashobora kudasobanukirwa. Reka mpere nko ku bintu byanditse ku gipapuro kigaragaza ibyo muvura. Hari nk'aho muvuga ngo gutsirikwa nturogwe, gukiza abasazi, kwirukana amahembe, gukuraho abazimu, gutsirika abarozi, kuvura ibitegano, gukuraho inyatsi n'intezi cyangwa imizinyi uko bisomwa, kugarura uwahukanye, umuti wo kugabanya urukundo rurenze, kuribwa n'imihango, kubyimba, imisuha, imitezi, ibintu nk'ibyo. ngira ngo tubwire gutyo ku buryo uvuga mu bintu abantu bumva. Nk'uko ari byinshi koko nk'uko bisomye aho byanditse, ariko niko tubikora, ndetse ngira ngo harimo ahubwo n'ibindi bigikomeza tutabasha bitubwire. Ariko ntujye cyane mw'izo nyito mukoresha, abantu bose ntabwo bazizi, ntabwo basobanukiwe. Tubwire umuntu ugira ikibazo akumva kaje hano aba ameze ati, ni umuntu ufite ikibazo kimeze gute wumva hakwiye kuza hano mukamufasha? Hano haza abantu b'ingeri zose zitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari ababa baragiye kwa muganga wa kizungu, mu buganga bw'ikizungu, bakumva barwaye, ariko kwa muganga w'ikizungu bapima bagasanga nta burwayi bari kubona. Abo rero baraza bakaza iwacu kuko baba basa naho bafite uburwayi bwananiranye aho kwa muganga. Baraza bamara kuhagera, twebwe tukabasuzuma dukoresheje rya jambo twavuze ngo ni ubupfumu, byo gupfumura tukarebamo imbere, tukareba tukavuga tuti se wenda ni ikibazo cya zamandwa, ni ikibazo cy'amarozi, ni ikibazo cy'amashitani bamuteza, ni ikibazo cy'uruzingo wenda ruvuye ku kurogwa, cyangwa se ruturutse kuri zamandwa z'umuryango nanone, cyangwa se ni ukubura ubushake, icyo bita kutagira santima, biturutse kuri za mandwa zishobora kumufata zigafata cya gice cy'ubwonko gishinzwe imibonano mpuzabitsina, zigahagarika ubwo bushake bugahagarara, umuntu akabaho ari nk'ikiremba kandi yari muzima. Ni izo ndwara, si nizo gusa, ndetse ni nyinshi. Cyangwa se ugasanga hari abantu bafite ibintu bimeze nk'amarozi, ari byo bita ibitegano. Ugasanga umuntu arabyimba amaguru, amava aramurya, umugongo uramurya, ntabasha gutambuka, ntabasha kugenda, akagenda akaryama hariya. Yajya kwa muganga bapima, kwa muganga wa kizungu, bwa burwayi bakabubura, kandi wababara amerewe nabi. Abo rero iyo bageze hano iwacu, turabafasha dukoresheje za mandwa zacu, cyangwa se cya gicumbi cyacu, n'iyi miti ubwayo, tukamufasha agakira, akamererwa neza, uburwayi bwe bukarangira bugakira. Reka mpereye kuri rimwe navugaga ko kuvuga ngo mufasha ngo kongera urukundo cyangwa kurugabanya, ibyo bivuze iki? Ibyo ni ibintu abantu benshi batashobora kumva, byo kuvuga ngo kongera urukundo cyangwa kurugabanya, ariko birashoboka cyane. Kongera urukundo ni nk'ibyo cya gitabo cya Bibiliya nkigarukeho wambajije, hari ahanditse ngo amadudayimu nahashaka muri ndagifite hariya. None harasobanuye ngo ni imbuto z'igiti umuntu yahaga undi zikamukundisha uwazimuhaye. Kera byabagaho muri icyo gihe cy'Abisirayeli, imbere izo mbuto zarahabaga. Iyo tuvuze kurwongera rero, nibyo by'ibyo by'amadudayimu, ni nk'ibyo bajya kwita inzaratsi. Ni nk'inzaratsi, n'ubundi barasobanuye nk'inzaratsi. Tukiri ku icyo ngicyo kugira ngo wenda n'abandi dukurikiye baze kubyumva neza. Inzaratsi zibaho, hanyuma se inzaratsi si uburozi, inzaratsi ni iki? Inzaratsi natubwire, ariko natubwire abajya bakugana baje gushaka inzaratsi, biba bimeze gute, bigenda gute? Aho ngaho uko biba bimeze, ni ukuvuga ngo umuntu afite umukobwa akunda, afite umuhungu akunda, bakundanaga, ariko yamwanze ntakimukunda, kandi wa wundi aracyamukunda, aramushaka cyane. Niba tuvuga ko yamwangiye wenda ko yitwara nabi, iki wumva yamwangiye ukuri? Icyo yamwangira cyose, ariko wa wundi umukunda ntibyamuvuyemo, araryama ntasinzire, arajya kurya akamutekereza. Niho kenshi najyaga numva ngo abantu ngo barwaye ngamuru, ngo babajyana nko mu bitaro. Ibyo rero urumva ko ni rwa rukundo rurenze. Iyo babashije kutugeraho hano, kuko ni benshi tumaze kubifasha, igihe mwazabakenera mubashaka nazababaha. Bigenda gute rero abo baza? Tubwira unaduhamya ko bigenda, abo baba baraje bigenda bite? Bitewe nuko ari uburyo bubiri baba bafite, tuba dufite bwabo bantu. Ufite urukundo rwinshi ushaka ko turugabanya, harumbibaho yuko nabantu bafite urukundo mushaka urugabanya? Cyane turarugabanya. Kubera iki?
kuko twe tubifata nk'uburwayi. Tubifata nk'uburwayi. Ntuheruka, reka dufate wenda ku rugero. Uheruka wafashije yaje akubwira ngo iki? Ni ukuvuga ngo abo ndabafite hano no kuri telefone munabashakana nababaha mukanabahamagara. Ni ukuvuga ngo bazaga badashobora gusinzira, badashobora kuryama batavuye kuri wa wundi bakunda. Kandi wa wundi bakunda ati sinkigukeneye, sinkikwifuza no kubona mu maso yanjye. Aho niho uzajya kureba rero. Ugasanga umuntu hanyuma wose ngo hari ibintu bibiri. Twavuze ko urwongera ukanarugabanya. Ubwo aza kubwira ati muti nkuriya nawe nkunde kubera ko ngenda akanyamagana cyangwa mpumuti mwikuremo. Ni uburyo bubiri nyine uko nabugusobanuriraga. Haruvuga ati ngewe nkunda umuntu cyane kandi kumureka kumwikuramo yaranyanze ntashaka, sinshobora gusinzira ntamubonye. Ndamuhamagara telefone akayifunga, yaramborotse ahantu hose kuri WhatsApp, kuri Facebook ndetse n'ahandi. Ati wamfasha se ukamungarurira ukamumpa. Ibyo biroroshye cyane. Hano mpafite irihembe, ni ihembe ritoya. Unzanira amazina gusa y'uwo nguwo ushaka. Hanyuma wamara kunzanira amazina, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo izina ni ryo muntu. Uwo muntu nyine izina rye ni ryo muntu. Ni izina umuntu yitwa avutse akazaribatirizwaho akarikomerezwaho, yapfa bakavuga bati runaka yapfuye. Iyo umaze kunzanira amazina rero ntabwo nkutegeka kujya gushaka wa muntu, kuko wanzaniye amazina ye kandi amazina ye niyo wa muntu. Amazina yarahagije, mbikorera ahangaha kuri rihembe. Namara kubikorera kuri rihembe nkatanga inzoga, nkatanga amata, nkatanga uburo, ibi byose muri kubona ahangaha. Ukagenda ukigira mu rugo wa muntu akaza akagushaka akubwira ati nanjye ntinakubona sinsinzira. Nuko tubikora. Noneho iki ni icyiciro cya mbere. Hakabaho noneho n'abaza bavuga bati ngewe urukundo rwarandenze, ntabwo ruri gutuma niga, ntabwo ruri gutuma nkora akazi, biratuma mva mu kazi nkajya kureba wa mukobwa ni wa musore se, kwiga ndajya gusoma kanza mu bitekerezo nkumva birananiye. Ati no kurya byarananiye reba ukuntu nabaye, ati narananutse numva ngiye gupfa. Ubu rero ndamufasha, namara kumufasha rwa rukundo rukagabanyuka rukamuvamo, akumva atuje, akumva afite amahoro. Birashoboka cyane, dufite benshi twamaze gufasha. Hanyuma kugira ngo bisobanuke neza, uradutubwira ni wa muntu yihitiramo niba urwongera cyangwa urugabanya, urumuhitishamo cyangwa umugirira ukamubwira uti nkurikije uko ikibazo cyawe kimeze, reka umuntu mugukureho cyangwa se reka mufashe bikunde. Ubigenza uti cyo ukora, umuhitiramo cyangwa we ahitamo ukamufasha. Icyo gihe iyo umuntu atugezeho ntago twebwe tumuhitiramo, kuko bitewe n'ikibazo ko yumva kimumereye, we yihitiramo. Yamara kwihitiramo noneho bakamufasha mwishyirwa gushyira mu bikorwa. Inzaratsi kenshi nzumva ku bantu bakuru bakuze, abagore n'abagabo. Biriya bintu bibaho nabigusobanuriye. Nakubwiye ko kera aribyo bitaga amadudayimu. Hasi basobanuye nge ntabwo nshaka ko tujya cyane mu by'amateka, nshaka ko tujya mu kuri kwibiba. Nk'urugero mbwira uti nk'umugore uheruka aha byagenze gutya, yambwiye gutya, namufashije byagenze gutya. Ni benshi ntago ari umwe. Kereka nk'ubu bishoboka. Hanyuma uze no kumbwira inzaratsi ko bivuga twumva cyane umugore, habaho n'abagabo baza gushaka inzaratsi. Ni ukuvuga ngo urambwiye uti nk'urugero rw'umuntu, ni benshi ntago ari umwe. Ni abagabo n'abagore, ni benshi maze gufasha. Nk'ubu rwose hari umudamu uherutse hano vuba, umugabo we yari yaragiye yataye urugo. Araza arambwira ati abana nta byo kurya, mfite ibibazo. Ndamuhamagara, umugabo ntanyitaba, yibereye mu bandi bagore, rwose yarantaye kandi ndamushaka agaruka afashe umuryango wiwe awubake. Ubu hano naramufashije, ubu umugabo we arahari. Ubwo ubu numwe mvuze wo vuba. Umugabo se ko atamwitabaga yamuhaye inzara atamubonye. Hari ibyo nagusobanuriye tumvise. Nago ibi turi kuvuga by'imandwa, by'igicumbi, ibi byose ndi kuvuga ahangaha, byo gutanga inzoga, byo gutanga amata, byo gutanga umwero dufite ahangaha w'ibishyimbo n'ingano n'ibindi, ntabwo tubitanga ngo birangirire aho ngaho gusa tumire nk'ababijugunye. Ahubwo tubitanga tugira ngo natwe bizatugarukire, bidufashiriza abantu bafite bya bibazo. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo twebwe tugutuma ngo ujya gushaka wa muntu se twamugutuma aramutse atari no mu Rwanda, aramutse ari ahandi hantu, wamukura hehe? Twebwe tuzanira amazina ye yonyine gusa. Uzana amazina ye, ukayatuzanira amazina ababyeyi bamwise. Amazina yombi. Ibyo ntacyo biba bitwaye.
ushobora gushiduka haje utari we. Oya ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu ashobora kuza atazi umuntu ashaka uwo ari we. Ariko nshobora kubwira amazina, akakubwira amazina yawe, ushobora gusanga ari ahantu muzi amazina yombi. None urebye amazina kandi hari abantu benshi biterana amazina yombi, itandukaniro rivahe? Erega amazina yo guhura, abanyarwanda amazina yabo akenshi akunze no guhura, ariko ibyo ntacyo biba bitwaye kuba ari izina ryawe wiswe n'ababyeyi, biba bihagije. None nyine ningutuma hatuvuga umuntu yitwa Habimana Jean Bosco, iryo ni izina mvuze gutyo ntomboje, ushobora gusanga ari Habimana Jean Bosco benshi. None we ntaza kubwira ko ashaka Habimana Jean Bosco, akazashituka haje Habimana Jean Bosco 10. Oya ntago ariko bigenda. Icyambere rega buriye nuko ndi gusa naho nkusobanurira ntubyumve neza, cyangwa se ni nkuko nabandi badashobora kubyumva neza. Nibyo amazina arahura koko, ariko kujya kugufasha wa muntu wowe ushaka, ubwabyo nakubwiye ko dupfumura tukarebamo imbere, tukarebamo icyo utekereza ukomeze, tumanza kubireba tukareba ko uwo muntu koko aguteye ikibazo, umutekereza tumudasinzira, tumutarya, aguhangayikishije, tumudakora akazi, twebwe turabireba tukabyibonera. Iyo tumaze kubyibonera rero, nubwo tukubwira ko tuzanira amazina, ariko tubikorera kuri wowe. Nawe uradufasha hano. Niyo mpamvu uwo muntu tugana ufite ikibazo aza nyine akahagera tukabimufasha, nawe turi kumwe. Wa wundi umurimo aba murimo imbere, amuri mu mutima, amuri mu bwonko, ari mu maraso yiwe, icyo akora cyose arumva ari we gusa. Aba ari ngombwa ko uwo muntu aza rero akaza hano tukabimukorera, cyangwa se nabyo birashoboka kuba yaba ari kure, uwo muntu ashaka yaba ari kure, nabwo abashobora kutuzanira ifoto yiwe n'amazina ye, birahagije, ubwo tuba twamubonye. Hanyuma rero ndumva mugira ibintu byinshi hano. Iyi miti nabonye uko bingana, cyangwa se ingano y'ibipipamo hano birimo imiti, buri kimwe kigiye gifite indwara kivura, cyangwa hari kimwe gifite byinshi? Hano ni ibikombe byinshi, ariko hari icyo ushobora gusanga ari kimwe ugasanga kiravura nk'indwara 10. Izi tuba twabashije kuvuga ngo tukavuga ngo abazimu, intezi, nyabingi, santima, urukundo rurenze, ibintu nk'ibyo. Ushobora gusanga umuti umwe uvura nk'indwara zigeze ku 10. Hari n'ikirimo kimwe gishobora kuvura indwara imwe. Ni byinshi, ariko n'uburwayi ni bwinshi cyane. Watubwiyemo nk'abo ngabo, ariko ndabona hano hari ibintu byinshi cyane bigoye abantu kuba babyumva. Gukuraho inyatsi. Gukuraho inyatsi. Inyatsi se, inyatsi ni iki? Mbere yuko dukuraho iyo nyatsi ni iki? Ese ituruka hehe? Ko abantu bahora bayivuga, mfite inyatsi, cyo nkoze ntabwo gikunda. Umukobwa nterese wese arigendera, umuhungu nterese, umuhungu unterese nawe arigendera. Ibyo ubundi iyo tujya kuvuga inyatsi ni ukwamburwa. Ni ukwambura icyo wari ufite, cyangwa se ni ugufata ikintu wamara kugifata kikagucika kikagenda kitakugiriye umumaro. Iyi niyo ya nyatsi, niyo kwamburwa. Ituruka hehe rero mbere yuko tuyikuraho? Ishobora guturuka muri za mpandwa gakondo z'umuryango ziwanyu watatiye igihango, ntuziterekeye ntunazibandirwe, iwanyu barazibandiwe baraziterekereye, noneho zo wazima zikajya zikwambura icyo ufashe, ugahinga ntiwese. Nako hari abavuga se ngo umuntu ateza undi nyatsi. Icyo nyine nacyo nari kukigeraho. Ugahinga ntiwese, ukorora amatungo nk'aho yakororotse agapfa, cyangwa se akamera nk'atarya kandi wayagaburiye. Cyangwa se ukazana umugore wamara ku mugezi wawe, umugore ati ndigendeye, akahava, ukongera ukazana undi, bakajya banamutwara wamara ku mugezi undi akamutwara, warambagiza umukobwa undi akamutwara. Ibyo nibyo bita yanyatsi, cyangwa se bakabyita n'uruzingo. Icyo gihe rero umuntu araza, ubwo ni uburyo bwa mbere. Uhita unabihuza n'ibimona ngo imiti yo kugurisha ibibanza n'amazu, kuko nawe baravuga ngo uriya muntu ugize ngo ifite inyatsi ngo impamvu itagurwa. Ibyo bintu byose turi kuvuga bijyanye n'imandwa, bijyanye n'abazimu, bijyanye n'imiterekero, ubundi se biberaho iki? Kuki abantu babigiraga? Barabigiraga bakabiterekera, bakabibandirwa, ariko bakabashobora no kubituma, bakavuga bati wa mwana we pupura, akagwa ku gasura, akavuna umuhetura, akamera gutya, umwana akazagenda akamera kwa konde, kubera ko bamushyize muri za mandwa, baramuterekera, baramuvuma, bagira gute, bikarangira umuntu abaye gutyo. Izo mandwa rero
nicyo warumbajije uti wenda uti umuntu akajya gucuruza ibintu ntibigende, umuntu akajya kugurisha ikintu ntikigende, ibyo birashoboka ko ushobora kugurisha umurima, gushaka kugurisha umurima, cyangwa se gushaka kugurisha inzu yawe, cyangwa se gushaka gucuruzanya n'undi muntu mwegeranye ariko atishimiye yuko ucuruza. Noneho akaguteza za mandwa zikakubera inyatsi, cyangwa se akajya no kuzishaka, cyangwa se akazana n'imiti. Hari imiti buriye, imiti dufite hano n'ibi byatsi twese tubona bigenda byimeza bya kimeza, buriya hari n'ibitemerewe gukorwaho, hari n'ibitemerewe kunyobwa. Ushobora kunywa ugasanga uri kunje, cyangwa se wabikoraho ugasanga bisabwa gukorwaho n'umuntu wabyaye, wacuze imbyaro. Ibyo rero byose bishobora kuguteza inyatsi, bashobora kubizana babishyira nk'iwawe, cyangwa se babishyira aho ukorera, ugasanga ikintu cyawe ntabwo gishobora kugurwa. Ni muri ubwo buryo. Njya numva hari abantu bakuru bakubwira, babwira nk'umwana tuzibeshye wica umuserebanya ati kazaba kakubayeho. Buriya baca umugani ngo ni irya mukuru, abantu ba kera bakuru. Ikibazo ubu dufite cyane muri iki gihe ni uko abantu batoya dusa naho ntacyo tuzi. Ubundi kera umugani waravugaga ngo uticaranye na se ntamenye icyo sekuruza yasize avuze. Ariko twebwe ntabwo dushaka kwicarana n'abasaza, ntabwo dushaka kwicarana na papa, ntabwo dushaka kwicarana n'amasenge. Ufite abakurambere babikoze? Mu muryango w'iwacu harimo iyi mpano yo kuvura, yaba ari nyogokuru ndetse na mama. Si nicyo gusa, nkagira n'undi musaza w'umukongomani dukorana, nkagira n'undi w'umugande dukorana. Ibi byose ko mubona ari byinshi, hari ibyo bagiye bampa nkabona bifite umumaro nkabikoresha. Hanyuma rero wenda dusoza ikiganiro, nabonye harimo byinshi umuntu atapfa kurondera wenda mu kiganiro kimwe. Mu byo muvura, aho muvuga wenda ngo kwirukana amahembe, gukuraho indagu. Gukuraho indagu ubwo ni iki? Indagu ubwo nuvuga ko umuntu baraguriye ikintu kizaba mushaka kugikuraho? Indagu ni bya bindi by'umuryango nakubwiraga. Ni indagu y'umuryango, ni imandwa y'umuryango, ni cya gicumbi cy'umuryango. Ukaba wabikuraho? Nagiye nkubwira nyine ntubisobanukirwe. Ibyo rero twe dufite ubushobozi bwo kubitereka. Kw'ibyo byose wenda abadukurikira bari kubyumva, wenda kuvuga ku wenda umuryango ufite ibyo bibazo n'icyo ukaba wabikuraho. Ariko se ubundi hari ibintu kera byabagaho byo kuragurira ibihe, kuki ibi bitakibaho? Ukumva ngo baratubwira mu bitabo bya Alex Kagame ngo nuko ngo umwami ngo bamubwira ko ngo agiye kugwa imvura. Kuki mutaragurira ibihe muvuga biba ku muntu gusa, ngo muvuge muti hagiye kwaduka indwara, ngo ubu corona yangije hano akaba hari abantu bayihanuye mbere? Kera nk'uko bivuze byabagaho, ariko n'ubu bibaho. Ahubwo se abantu babyemera, babyizera, bagana izo nzira ni abahe? Ni icyo kibazo gihari. Uramutse ufite nk'aho ushaka kwerekeza, ushaka kumenya ibyawe byahashize n'iby'ahazaza, akenshi bamwe bita abapfumu, twebwe bita abapfumu, tuba dushobora kubikubwira, turabireba tukabibona. Ariko se biri bugende gute? Abantu b'iki gihe, urubyiruko, abakera bo bashobora kubyumva. Ariko urafata nk'umuntu w'imyaka 20, 23, 25, 35 utaricaranye na sekuru ngo amenye bya bindi nk'uko babivugaga, none watangira kugira icyo umubwira ati nubwo sikoro, ufite imitwe, urabeshya, urashushanya. Ni icyo kibazo. Ariko hari n'ababikora. Barabikora. Hari n'abashushanya kuko hari abantu babeshya. Nibyo birashoboka, hari ababyitirira bakabikora, ariko ntago ari bose. Ntago ari bose, ni nk'uko mu tuzi twinshi turiho. Hanyuma rero akazi ukora n'akazi ukora kinyamwuga, ariko akazi ukora kagutunze buri munsi? Aka niko kazi kanjye. Niko kazi kanjye. Abantu bakugana bangana gute? Sinzi. Ndagira ngo nawe dukurikiye muvende ishusho y'ibyo bintu ko bimeze, nk'ibyo bavuze by'inzaratsi. Nk'abantu babashaka inzaratsi baza ahangaha babangana gute? Ugize kutubwira ko n'abagabo baba barimo? Inzaratsi se ubwo wababara? Kungira ngo hari nta muntu udakunda cyangwa se ngo rumurengane. Inzaratsi ni benshi. Sinzi ngo nabara ngo ni bangahe. Aba abagore bananiye. Umugabo ati umugore wanjye yananiye ndamushaka. Abasore umusheri wanjye, umukobwa wanjye yananiye ndamushaka. Abo ni benshi, sinshobora kubara ngo ni bangahe. Kuko kuri telefone yanjye ushobora gusanga nakira nk'ijana rirenga. Byaba ari kuri telefone, yaba arabaza hano bafite icyo kibazo gusa, ariko tukakibakemurira
kigakunda bitewe n'uko babyifuza. Ni benshi cyane. hanyuma rero nk'ahantu mukorera urabona tugiye ku mavuriro ya kizungu usanga hari icyapa ivuriro n'iri mwebwe nk'aha kugira ngo umuntu agane hano aje gusaba inzaratsi hano aba yabimenye gute bica mu zihe nzira? Biroroshye cyane kuko hari benshi twafashije atari benshi bakure ndetse n'abo muri karitsiye. Ku buryo umuntu yagize ikibazo umuntu abwira undi akavuga ati genda ujye i Nyamirambo urahasanga umuganga umeze gutya witwa Nshuti Jean Pierre, ugenda umugereho, atuye aha Sezike, atuye ku musigiti wa Sezike, atuye muri Nyamirambo muri Kigali, ugenda umugereho aragufasha. Ni muri ubwo buryo abantu batugeraho bararangirana, ababashije gukira abo twabashije gufasha bikagenda neza, barabwirana ndetse bagera no muri karitsiye babariza bati kwa muganga ni hehe, bakavuga ati ni hariya ni muzamuke mugiye kuhagera. Ni muri ubwo buryo. Ubwo rero abantu badukenera ari abatahazi cyane cyane bifuza kutugana ni Kigali, ni Kigali i Nyamirambo ugeze kuri 40 ahitwa Sezike ku musigiti wa Sezike. Si nicyo gusa bashobora kuduhamagara cyangwa se bakatwandikira kuko dufite numero ya telefoni ihoraho, ni 0789382195. Waba afite ikibazo wese cyananiranye, cyaba ari cy'abazimu, ikimandwa, icy'amarozi n'icyo n'ibindi byo kutagira santima, yazaduhamagara tukamufasha. Ngira ngo iwacu ni karibu. Reka rero shimire uyu muvuzi gakondo cyangwa se umupfumu bitewe nuko inyito z'abantu ziba zitandukanye. Shimire kandi wakurikiye ikiganiro, namwe muduhe ibitekerezo muri commentaire.